komera cyane inshuti wowe wahisemo gusura urubuga rwa AR Kacyiru, kandi aho ngaho hatukura ukore subscribe, nurangiza ukande kunzogera kugira ngo igihe ubutumwa bwiza bugeze hano bujye bukugeraho igihe. Murakoze cyane. ZIGIRINSHUTI Michael Pasteur, muvuga butumwa wacu. Haleluya. Haleluya. Kuko Imana rero ijya ibigenza neza, n'uyu munsi yamuzanye kandi imuzana neza ku gihe atanakererewe, hanyuma yongera kubona umunezero wo mu nzu y'Imana duhimbaza Imana. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Noneho nabajije ngo abanezerewe umuvuga butumwa wacu, reka bakiri ikiganza hejuru turebe. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Tugiye kumwakira, ariko nagira ngo mbabwire ngo uyu munsi ni umunsi udasanzwe mwabibonye. Iyi korali nizera ko kuva Kacyiru yabaho ntabwo mwari mwakabonye iyi korali. Yabaye ya mbere ihuriyemo n'amakorali yose, ibigenje neza kuri uyu munsi nihabwe icyubahiro. Haleluya. Burya bijya bishoboka ko amakorali yose yahuye aririmba imitima y'abantu ikanezerwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Reka rero dusabe kanoni amutwakirire, hanyuma musengera Imana twumve ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha cyane. Kadusenga Imana. Nanone Mana yacu, mu izina rya Yesu tuje imbere yawe tugushima. Twagushimye n'ubu turacyagushima kandi tuzagushima iteka ryose. Tugushimira imirimo myiza ukora muri twebwe. Tugushimira amateraniro yose yabaye muri kino cyumweru aha ngaha, n'ijambo ryawe twakomeje kumva turigejejweho n'abantu batandukanye abadutumyeho, n'ukuntu ryagejeje ku mitima yacu rigahindura ibintu byinshi, tukaba tubigushimira cyane. Rero turagushimira ko n'uyu munsi nabwo watuzirikanye. Hari ibindi ushaka kutubwira, urashaka ko twuzurizwa, urashaka ko hatagira na gitoya cyasigara tutakimenye, ngo dusobanukirwe neza agakiza kawe, ngo dusobanukirwe neza umurimo wakoze kugira ngo tubaho turi uyu munsi, kandi utwigishe kugendana neza nawe. Turabigushimiye cyane. Tugushimiye ko mu bapasitoro bariho muri uyu mujyi nabo dufite hano mu itorero ryacu, washimye ko Pastor Michael ZIGIRINSHUTI aba ari utuganiriza muri uyu mugoroba. Turagushima ko wamuhamagaye kandi akakwemerera, kandi turagushima ko wamudutumyeho. Turagushimira rero Mana ijambo rizima wamushyize ku mutima. Turamusabiye ngo ijambo ryawe arisohore muri we nk'uko warimuhaye. Turamusabira imbaraga z'umwuka wera zimugaragareho cyane. Turamusabira ngo umwuka wera mukoreshe rwose. N'ukuri Imana ni igikoresho cyawe cyakwemereye, ariko n'uyu munsi wongere umukoresha iby'ubutwari, wongere umukoresha ibyiza, amavuta yawe wamugaragareho. N'ukuri turamusabiye kugira ngo ashobore kandi ashobozwe nawe kurangiza iyo nshingano ikomeye yo kwamamaza ubutumwa bwawe bwiza. Ubwo Petero yari ahagaze hari i Yerusalemu, umwuka wera yaramanutse ashira amanga avugisha ukuri. Ijambo risohoka muri yobowe n'umwuka rigera ku mitima y'abantu, rirayitsinda. Abantu basigara bavuga bati tubigire gute? Turifuza yuko ijambo rigiye kumuvamo mu mbaraga z'umwuka wera zikoreshejwe nawe, rigenda rikagera ku mitima y'abari aha ngaha, tugasigara twumva hari icyo tugomba gukora kugira ngo natwe tugende nk'uko ijambo ryawe ribishaka. Ngaho ganiriza imitima yacu, ngaho mukoreshe. Turabigusaba kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mwongeye kwirirwa. Yesu ashimwe. Shimira Yesu wongeye kuduha uyu munsi ngo nawo tubanemo dusangire kumigisha Imana yatugeneye. Amen. Nugukomereza aho twaraje tugejeje, ariko uyu munsi turi bwite cyane ku kuvuga kugira ubukristo nk'ubuzima bwawe. Ubukristo nk'ubuzima, nkuko muzi umutima utera, umuntu ahumeka, umuntu agakenera kurya, agakenera kunywa, agasonza, akagira inyota. Tuze kumva ko twagira ubukristo kugira ubwo buhindutse ubuzima bwacu, bityo
bityo n'ingeso zacu zigahindurwa nabwo, zigatwarwa nabwo. Imana ishimwe. Hari icyo Pawulo yandikiye Abaroma, aho tugiye guhera, hanyuma tuze gukomeza turebe icyo yandikiye Timoteyo. Yandikira Abaroma mu gice cya 6, tuharebe. Rwandiko rwandikiwe Abaroma, igice cyaho cya 6, ndasoma umurongo wa mbere ngeze ku murongo wa 4, manuke hepfo ku wa 12, nsomeho imirongo nk'ibiri, nigire hepfo gatoya ndababwira imirongo nsoma, kandi namwe aho mbabwira gusoma aho ariho mugenda mujya kugira ngo tugendane. Abaroma ibice 6 umurongo wa mbere. Tuvuge iki? Tugumye gukora ibyaha ngo ubuntu busage ntibikabeho? Mbese twebwe abapfuye ku byaha twakomeza kuramira muri byo dute? Ntimuzi yuko twese ababatijwe muri Yesu Kristo twabatijwe no mu rupfu rwe? Nuko rero kubw'umubatizo twahambanywe nawe mu rupfu rwe, kugira ngo nk'uko Kristo yazuwe n'ubwiza bwa Data wa twese, aba ari nako natwe tugendera mu bugingo bushya. 12. Noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyirarikira, kandi ntimuhe ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange mwihe Imana nk'abazuke, n'ingingo zanyu muzihe Imana kuba intwaro zo gukiranuka. Ibyaha ntibikabategeke, kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Umurongo wa 19 wa 16 hepfo. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumwumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana kuzana gukiranuka? Ariko Imana ishimwe, kuko nubwo mwari imbata z'ibyaha, mwumviye ibyo mwigishijwe mubikuye ku mutima, maze mubatuwe ku byaha muhinduka imbata zo gukiranuka. Ibyo mbivuze nk'umuntu kubw'intege nke z'imibiri yanyu, kuko nk'uko mwahaga ibiteye isoni n'ubugome ingingo zanyu kuba imbata zabyo, bigatuma muba abagome, aba ariko nanone muha gukiranuka ingingo zanyu kuba imbata zako, kugira ngo mwezwe. Ubwo mwari mukiri imbata z'ibyaha ntimwatwarwaga no gukiranuka. Mbese icyo gihe mweraga mbuto ki zitari ibibakoze isoni? Ubu amaherezo yabyo akaba ari urupfu. Ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifitiye imbuto zanyu arizo kwezwa, kandi amaherezo yanyu n'ubugingo buhoraho. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho muri Kristo umwami wacu. Imana ishimwe. Aya magambo nubwo muri bari menshi, nshatse ko tuyahuriza mu ijambo rimwe ryavuze gutanga ingingo, imibiri yacu. Urumva imibiri ku ngingo, tugatanga imibiri yacu n'ingingo zayo, bikagenda bikaba imbata zo gukiranuka. Imana nishimwe. Pawulo aravuga ngo kugira ngo mubyumve ko nimuhuguke muri cyo gusoma, kugira ngo mubyumve ko mwamaze gutanga ingingo zanyu n'imibiri yanyu byamaze kuba imbata zo gukiranuka, ngo nuko muzasanga imbuto mwera ubu, cya gihe zari iz'ibibakoze isoni. Mu rindi jambo, wajya wiyibuka wowe wo hambere, wajya wiyibuka wowe wa kera, ukumva ugize isoni zo kuvuga ngo ubwo se ni jyewe, buriya ni jye. Kandi buriya ikikwibutsa wowe wa kera, cyangwa ikikwereka uko wowe wa kera wari umeze, ni abanyabyaha ubona. Ubwo Pawulo yanditse avuga, aravuga ngo natwe twari tumeze nkabo.
nushaka rero kureba reference cyangwa kugira ikintu ureberaho uko wari umeze kera, ujye ureba abanyabyaha uko babayeho. Yewe mukobwa, yewe musore, mugabo, mugore, nubona umunyabyaha uko ibyaha bimugira, uhita uvuga uti buriya yakabaye jyewe, ni Kristo wangiriye neza. Ijambo rero yavuze atangira, yavuze ngo ariko se ubwo hariho ubuntu, tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busage? Mu rindi jambo, ubwo hariho Kristo n'imbabazi n'ubuntu atugirira, za mbabazi twaririmbaga ahangaha, tugumye dukora ibyaha ngo ubuntu busage, noneho natugirira imbabazi abantu babone kumenya ko Yesu agira imbabazi? Oya, aravuga ngo ntibikabeho. Twega bapfuye muri Kristo, tugapfana nawe mu mubatizo, tugahambanwa nawe, ngo kuva urya munsi twazukanye nawe, duhinduka bashya muri Kristo Yesu. Imana nishimwe. Kuva icyo gihe rero twari tubanye bazima na Kristo, tugira ubundi buzima, tugira indi identite. Amen. Tugira indi myifatire, tugira n'indi myitwarire. Izina ry'Imana rishimwe. Haleluya. Ubwo buzima bushya, ubwo bugingo bushya, Paulo avuga ngo dukwiriye kubugenderamo, tukagendera mu bugingo bushya, turi bashya, n'imitima mishya. Imana ishimwe. N'ingeso nshya, ibintu byose ari bishya kandi bigahinduka ubuzima. Iyo ngingo yitwa kuba ubuzima, ndenda kuyivuga muri ubu buryo, kuyisobanura muri ubu buryo. Ikintu tugira mu buzima bwacu bwa buri munsi ntabwo tugikora bigoye, ntabwo tugikora bivunanye. Ni ibintu byikora muri twebwe, ni ibintu byizana. Isaha yo gusonza iyo igeze urasonza, keretse wafashe umwanya wo kuba imbere y'Imana wirije ubusa. Ariko iyo utasenze, kandi nabwo bien sûr kwiriza ubusa ni ukubyibuza ubishaka. Mbe nibyo kwiriza ubusa ni iki? Mvuze ko ari iki? Ni ukubyibuza ubishaka. None se umuntu uri kwa muganga nashaka kuba ariyo, ahubwo afite icyo bita inappétence mu Gifaransa. Inappétence ni cyo mwita ikizibakanwa mu bana batabyumva. Umuntu ufite ikizibakanwa, wabuze apeti, utakirya, bose bavuga ngo ariyirije. Kadata, uwiyiriza nubireka kandi abishaka binamuhumurira, bone uyirije nyine, anabifite kandi aho ngaho bihari. Kubwirirwa no kwiza si bimwe. Uwabwiriwe akaba agiye no kuburara, turamusengera, Imana imutabare. Ariko ubwirije kandi akanabwiraza, ntawe umusabira, uko yabyibuje bihari. Ndashaka kubabwira ko kirya gihe cyo gusonza kibaho kumva urashonje, kandi ko kumva ni igihe nyine usonzeye igihe. Burya n'ubuzima, burya n'ubuzima. Reka rero dufate ko ya nzara wumva kumva urashonje cyane, tuyihinduriye ijambo ry'Imana mu buzima bw'ubukristo. Tuyihinduriye ijambo, tuyihinduriye gusoma umurongo muri Bibiliya, tuyihinduriye kuririmba indirimbo mu ndirimbo uzi uri wenyine utari mu iteraniro. Icyo kintu cyo kubyifuza gihinduka ubuzima bwawe, kubyifuza. Imana ishimwe cyane. Nkuko umuntu agira inyota, kumva urashaka amazi yo kunywa, abe ariko wumva ushatse gusenga, ni urugero y'ubuzima bwawe. Impamvu nshaka kwiga iki kintu mu cyumva nuko Paulo yandikira Abakorinto mu gice cya 15 yerekanye ko muri jyewe, uyu mureba uhagaze aha, nawe uko nguko uri, urimo babiri. Urimo bangahe? Ariko mumeze neza, murakurikiye neza. Urimo babiri. Arabisobanura avuga ko ndimo uwo yise uw'ubutaka, nkabamo n'uwo Paulo yise uw'ijuru. Uwuhe n'uwuhe? Uw'ubutaka
n'uw'ijuru. Ntacyo wakora ngo ibyo bintu byanjye. Ubutaka bukurimo pe. Ni nayo mpamvu ubona umuntu wese urangije urugendo hano ku isi abusanga. Rero Bibiliya ivuga ngo ibyifuzo by'uwo w'ubutaka bihora bihanganye n'ibyifuzo by'uwo w'ijuru. Niko handitse mu Bagalatiya 5 ngo ibyo umuntu yifuza wa kamere binyuranye kure n'iby'uwo mwuka yifuza. Nkuko n'iby'umwuka yifuza ntaho bihuriye n'iby'ubutaka. Ibyo bigatuma rero hari intambara ihoraho kandi irwanira muri wowe. Si y'amasasu, si y'amacumu, si y'imiheto, nta ngume zirimo, nta nshyi. Reka da, ni intambara yo muri wowe ubwawe iba hagati y'uw'ubutaka n'uw'ijuru. Mbibutse ko abo bombi batajya hamwe. Umwe aramanuka asubira aho yahoze, niko itangiro rivuga 3:24. Undi akazamuka ajya mu ijuru aho yaturutse. Haleluya. Kugira ngo mubyumve neza, ni mujyeyo mu rwandiko rw'Abakorinto rwa mbere igice cya 15 tubyumve neza. Rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 15 umurongo wa 45. Rwandiko rwa mbere Pawulo intumwa yandikiye Abakorinto ibice 15 umurongo wa 45. Uko niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ari wa Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Ariko umwuka si ubanza, ahubwo umubiri ni ubanza hagaheruka umwuka. Umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka, naho umuntu wa kabiri yaturutse mu ijuru. Nk'uko uw'ubutaka ari, niko n'ab'ubutaka bandi bari, kandi nk'uko uw'ijuru ari, niko n'ab'ijuru bandi bari. Kandi nk'uko twambaye ishusho y'uw'ubutaka, niko tuzambara n'ishusho y'uw'ijuru. Amen. Muri twebwe harimo umuntu w'ijuru waje asanga uw'ubutaka, babana batyo, bazatandukanywa n'iki bazatandukanywa n'urupfu. Ndavuga abo bantu babiri bari muri jyewe bagize jyewe, kandi mvuga jyewe wivuge nawe. Bazatandukanywa n'urupfu, hanyuma umubiri upfe uhambwe, ubugingo uw'ijuru azamuke. Nuko batandukana. Niba badatandukanywa n'urupfu rero, bazatandukanywa n'impanda. None impanda yo nivuga bizagenda biti? Mwasomye iki kuri ibi bintu? Twasomye ko impanda yo nivuga. Amen. Mukurikire mwumve. Ngo hazabanza havuge impanda enye, zivuge zerekeje mu birere bingahe? 4 by'isi. Au 4 coins, mu mfuruka enye z'isi. Izo mpanda zimara kuvuga, hagati yazo havugiremo iy'amarayika ukomeye. Iyo niyo yande ya Yesu. Iyo nivuga hakavuga ngo ntimwibeshye na gato ko mwebwe abariho ari mwe muzabanziriza abandi kuzamurwa. Reka dangwa ntimubyibeshye. Umuvuge muti wenda ubwo twe turiho bizanuroha, ubwo twe twateranaga, ubwo twasengaga, wazabona dusanze mu rusengero duhimbaza. Ngo icyo ntimukibeshye, ngo ahubwo abapfuye bizera nibo bazabanza bazurwe, natwe abariho duhindurwe. Turebye duhindurwe, nako nashakaga tugire gute? Duhindurwe. Iyo transformation izabaho niyo kugira ngo n'abazasangwa bariho umubiri utandukane n'ubugingo, uw'ubutaka atandukane n'uw'ijuru. Mwama dufashe cyane.
Pawulo aravuga ngo nk'uko ubutaka wa mbere yari ari niko nawe ubutaka bandi bari, kandi nk'uko ijuru yari ari niko n'ab'ijuru bandi bari. Biravuga iki rero? Biravuga ko buri umuntu wese witwa umuntu kandi w'ubutaka wambaye umubiri, dufite ibintu duhuza kwahagira iyo twirukanse. Na Clinton na Obama na Trump nawe wandi washatse kugura kimwe yose ukayirangiza nawe arirukanka akahagira. Twese dukorora igikororwa iyo twarwaye, twese tugira ubukurugutwa batikurugutuye ugutwi kwapfuka, twese twarwaye gripe turipfuna ntibambabarire, twese twagize fievre twatitira bankureho ibikabyo, twese twarushye twananirwa nyine, twese abakomeye aboroheje, abarya neza abarya nabi, abakire abakene, abagenda bicaye n'abagenda bahagaze, abatega n'abagira izabo, bose nawe agize malaise akagira mode ventre yavomisa bimeze gute se? Ni nk'ibyo abantu bigacuro bavomisa. Ibi yabivuze ngo yumvikanishe ko abo umubiri bose bahuje ibintu bimwe, ariko ngo nanone uw'ijuru, haleluya, uw'ijuru nawe ngo nk'uko yari ari wa mbere niko n'ab'ijuru bandi bose bari. Imana nishimwe, duhuje ibintu byinshi n'uw'ijuru, kandi uw'Adamu wa kabiri ari nawe wabaye uwa nyuma, burya ni Kristo. Dufite ibintu duhuje na Kristo rero. Amen. Niyo mpamvu ku gihe cy'impanda azayivugiza mu kirere, kandi ngo akayivuza iranguruye cyane, ariko ikumvwa gusa n'abafitanye rya sano ya relation. Haleluya. Ndabaha urugero, hari akantu bita rukuruzi, bakita ngo ni sumaku. Karya kantu kitwa rukuruzi, yemwe ba murakazi ka rukuruzi, nimba mutari mukazi neza muzasura abantu bakora amasaha, abareparateur b'amasaha. Ako kantu rero kabafasha gutoragura utuntu dutoya, yego, kuko buriya isaha nayo ifite utuvisi cyangwa utuburo ariko duto, nabyumvise, utafatisha urutoki. Icyo gihe rero agira agashyira rukuruzi hafi y'akabokisi bibamo utwo ashaka, tugahita twizamura bita tuzamuka twizamura, dukuruwe n'imbaraga ziri muri rukuruzi, muri sumako. Ndetse na tournevises, yego, nazo ziba mw'iki sumako cyangwa rukuruzi, ku buryo ubona agira cyangwa akayishingaho, tournevis akayishinga kuri ako kantu kakaba kijyanyeho, akajyana atya, ukabona agize ati harafunze. Uko niko muri twebwe, amen, harimo isano ryacu na Kristo ryihariye rizamutera kudukurura atiriwaza. Niyo mpamvu mujya mwumva bavuga ngo la seconde venue, kuza kwe kwa kabiri, kugaruka kwe ntazirirwa agera inaha, pas nécessaire. Kuva yaza twamaze kugirana isano, abamwakiriye dufitanye isano, ntazirirwe yigora, turahari. Azagira cya gusa arebe, n'ubu yibeshe gatoya wareba. Haleluya. Ubuse mwahoze mubona mufashwa hano mwiyereka gutya, ubundi hariya hanze mw'isi ibi ngibi mwarimu abantu bajya kubigeraho banyoye urwagwa rwinshi n'amarwa menshi na primusi nyinshi na mitsingi nyinshi, bashyiramo na sidwire, ibintu byose n'amamera n'amakoma byose.
nta muntu upfa kunezerwa hanze hariya ngo aririmbe. Bahera mu gitondo bakarwirirwaho, naho isaha igeze aha ngaha ntabwo bararirimba, bararirimba mu mwanya. Baririmbishijwe n'iki se? Bose barabyina wagira ngo se ahubwo bari konsiya y'ibyo baririmba, barababyumva. Reka data, iyi transformation mamoya aha ngaha, kuguhindurwa, uyu munezero umeze nk'isindwe, haba hari akantu ka Yesu katuderanje, kakatwambruya tukaba ambruye haleluya. Mana ishimwe, Mana ishimwe cyane, Mana ishimwe cyane. Niyo mpamvu mbabwira ko ubukristo ari ubuzima. Sifa kwa Mungu, ubukristo ni ubuzima. Turabyiga kandi turabyiga, Imana yabimpaye. Ubukristo ni ubuzima, nk'uko umuntu agira reaction mu gifaransa no mu cyongereza kimwe, nk'uko umuntu reagisa. Reaction nazo z'umuntu ukijijwe nazo zibaho. Abantu bize biology, ndaje ndabihuza n'amagambo ari muri Timoteyo wa mbere. Abantu bize biology, kuko ndabizi akantu ngiye kubabwira nimwo kaba, mwizemo ibintu bita mu Kinyarwanda urwungano cyangwa inzungano mu Kinyarwanda cya kera, ariko abo businzwe ukuntu muyita, ariko babyita systeme, bimwe bakabyita systeme nerveux, arizo nyine zibyara kurakara, kureagisa, kubabara, guseka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hakaba n'izindi zitwa imyibarukiro, arizo zituma twororoka nyine, tukabyara, nakagira igihe hakaba yasama inda akabyara, icyo gihe kikabaho. Ndashaka no kwivugira cyane zira zitwa iz'imyakura, zitera guseka, zitera kubabara, zitera kumva, zitera reaction. Umuntu aremanywe muri we ni ikintu karemano cyo guseka kandi nta repetition. Nk'uko ibyo bintu mukoze ni biki? Ubuse twavuga ko mbasekeresheje. Umuntu aremanywe guseka kandi atabirepese. Umwana yigira hehe guseka? Mwihe class, kuhe mwarimu? Ni karemano. Ariko se nanone ni ihe soma afata ryo kurira? When he's crying, iyo arimo kurira ataka, burya babaye iki? Kandi akaba afite icyo arimo abaza burya. Buri gihe cyose umwana arize kuva ku ruhinja rw'umunsi, aba afite icyo abaza, afite ikeneye. Swati ni ugukaraba, hariho n'urizwa no gukaraba byonyine gusa. Mubizi mwabyeyi mwe, usanga nyina avuze ati uba atarakaraba nubwo namwonsa nka mwana bibero. Atarakaraba ndamuzi uyu kandi amaze kane iminsi ne gusa, nta n'ikimwe aramara. Aho ugasanga nyina amaze kumenya yuko isaha yo gukaraba yayirengeje, ntacyo wamuha atarakaraba. Kuki se umaze kubimenya? Ubu ni ubuzima rero. Umuntu kandi aremanywe ikintu bamwe bakunda kwibeshya bakacyita ngo n'ubwoba. Mais non, ubwo mu gutandukanya ubwoba n'amakenga. Ubwoba ni iki? N'amakenga. Umuyobozi wa gahunda naze mubwire. Hariho ibintu mu Kinyarwanda bavuga ngo iri shyamba si ryeru. Ni bande bari bazi iryo jambo? Yemwe ba, ishyamba si ryeru murabizi se? Ishyamba si ryeru. Maze na ba mama wanyu bamwe namwe ntibabimenye.
ishyamba si ryera. Murebe ukuntu tungana n'uyu mugabo mugenzi wanjye. Byose ntabwo turi inzingo. Sibyo? Ntabwo turi inzingo kameme, ntabwo turi imihorote rwose. None murebe turaba tugenda gutya, dufite inkoni, dufite amacumu yacu, mbese twikwije rwose, turi abantu bafashe urugendo, turimo turagenda wenda ishyamba, twagiye mu Mutara, turimo tugenda rero, ngiye kumva numva utubaye iki? Ndavuga ngo ngiye kumva numva umusatsi bibabaho, ngiye kumva umusatsi umvuyeho n'uruhu rwose runyorosotseho. Ewe tukomera nta kibazo, tugende nkikomeza. Twagera imbere najya kumva ngumva nawe ngo tubaye iki? Ati nanjye numvise umusatsi umvuyeho n'uruhu rwose, numva nsheshe urumeza rumba, kandi nta kintu gihumye, nta gitontomye, nta n'imbwa imotse. Biriya bintu muzi ibyo ari byo? Ni ibintu umuntu aremanywe, yego, byo gukacinga, byo gukapta milieu ahantu hari endanje, umuntu agatangira kuhumva. Cyabura cyumvise? Umuntu arakiremanywe ku buryo umuntu ashobora kuba arimo agenda gutya yigendera nk'uko agenda rwose atanareba n'inyuma yigendera. Nanjye nkaturuka ahantu nkomboka nenda kumukora ku ikofi akaba arahindukiye vuba, kandi ntako ntagize ngo nomboke, ariko hari distance yageze yumva kameme hari umuntu tu. Icyo kintu rero Imana yakiremanye umuntu mu bukristo, ku mukristo wagize ubukristo ubuzima bwe kimubamo. Haleluya. Ku mukristo wamaze gufata ubukristo nk'iki nk'ubuzima bwe, icyo kintu kimubamo. Haleluya. Pawulo yandika yakise gutekereza nk'ukwa Kristo. Munza kwanditse yakise ngo dufite gutekereza kwa Kristo. Ugasanga umuntu yiteguye, yateye ipasi, yafunze igikapu rwose, bazataha ubukwe, yameza amababa ati nzabutaha mu izina rya Yesu. Ndabutaha mana. N'uyu mugabo urimo kugerageza kubumbuza, mana umuganze, umuneshe, umusange, kuko ubukwe nzagira nte nzabutaha. Niyi korali ishaka kunsibya gwifite repetition, mwami nzabutaha nziyunga nabo ngarutse. Ariko abo bose ariko wari wabananiye, wigize idebi, kumva mu mutima nta muntu ukubujije, nta mugabo nta korali, ariko ukuntu numva bya bintu bigenda bimvamura, ngo bya bintu biragenda bimvamo rwose. Umwami Yesu ngo sinzi impamvu vuremo ukwe bwa kanseri dakubugenda bumvamo, ukuntu nari natokombeye ngo nzabutaha, buragenda bumvamo vuremo, sinzi impamvu. Naho kumva impamvu burimo kugenda bukuvamo, hari y'igikoko cy'umuhungu, impyisi y'umuhungu igutegeyeyo, igucungiyeyo, yego, ivuga itumva zamwushyushya mwongyonge mubwire ko mu rugo hari ubutumwa bwa mama wazamushyira, anyure mu rugo abufate nanjye mufata. Mu ijuru rero bagatangira kukwangisha ubwo bukwe, kandi impushya zose wari wazanze, nanjye ngo impushya abakubuza bose bari babiciyeho. Ariko mu ijuru waba ufite ubukristo bukorana na Kristo, bwaraguhindukiye ubuzima, wowe ubwawe ukumva wabyanze. Ibyo bintu bijya bibaho mada, ukavugana n'umugabo uti rwose ndumva biriya bintu nta bindimo,
ari amafaranga washaka kuza numva nta bindimo pe, ndabimbwira buri gihe ukanyereka n'umushinga n'ibyo tuzakora, hari n'igihe unyereka n'inyungu nazo nkumva twazibaze, ariko numva nta bindimo. Hiriwe nta ngero nyinshi, ni kuri ya Yesu atuyobora. Mutazagira ngo tugenda twumva ijwi, mutazagira ngo aho tugeze hose turabisengera. Hari n'ibyo tuyoboza twasenze mu gitondo gusa twabiragije Imana, ukumva gusa umutima wabyanze. Uru rugendo ndumva nta rundimo, kugura iyi nzu ndumva nta bindimo. Ikintu umutima wawe uzumva wanze, uri umukristo kandi wagisengeye, ujye ukitondera. Nabyumvise, ndavuga ku muntu wamaze gufata ubukristo bugahinduka ubuzima bwe. Amen. Ndenda kubabwira icyaha ko ku mukristo wagize ubukristo nk'ubuzima bwe, icyaha kiza ucyumva, urakiyumvamo ukacyumva ko kiri buze cyaje. Uriya muntu nsuye, ni karibu, ngahicara nimutambuke, ariko kumva urashishwa, tumva nagize abashyitsi benshi, ariko uyu we apfuye gukomanga, numva umusatsi umvuyeho, bimwe twavugaga. Niba wumva umusatsi ukuvuyeho rero, hita wumvira Imana vuba, umusuhurize hanze hariya mu ibaraza, kandi umusuhuze wegetseho. Ayiwe, nyamara ibyo mbabwira nibyo. Hari ubwo navuze umuhungu cyangwa umukobwa, mwibwira ko abakobwa benshi n'abahungu benshi ibyaha bagwamo biterwa n'iki? Biterwa n'ubwenge buke no kutagira ubukristo mu buzima bwabo bubayobora. Ngo ubukristo w'ubuzima bwawe, ni gute wakira umuntu wa musore we muri bwa buzima ubamo bwa geto? Ntago wakita ngo ni icyumba kimwe, kuko ni byose kuri wowe. Ni salo, ni icyumba, ni magaze, ni stoke, ni uburiri, ni dushe. Aho kantu gasuramo umuntu, ariko Mana yo mwijuru, cyose ni karere kuba gato iba inzu nini. Yemuko uhaguruka ute gusura umuntu w'umuhungu uba wenyine, wibana muri iyo nzu, nishaka ibe nini. Buri ugiye guhaka amasakaramentu, ugiye kwa nyogosenge, usuye muyomba, buri ugiye mu gikuri. Ubwo buzima bugira amakenga rero, ni ubukristo buba bwarabaye iki? Ubuzima. Kugira kugira amakenga. Uko kandi icyo nkivuze ku musore, nawe wa mukobwa nuko nyikuvuzeho, nawe musore nuko nyikuvuzeho, mwese n'abagabo n'abagore, nawe madamu, kuva wasigara wenyine. Iyo umugabo uguhamagaye ngo ari buzanire abana isukari, iyo sukari simwe ayiza n'umufukase, umufukase we yawuzana. Okay, ngaho muhikaze, ariko yicara hafi y'umuryango hariya. Kandi ukubona tinda gutaha bugenda bwira bigejeje iki gihe, mwaza ngo ndafite niba ari burare, wimenye hakiri kare, umubaruze mu mudugudu. Kandi si uvuga ngo umubaruze ngo bamenye umuntu uraye, ahubwo babwire ko hari umuntu wagusuta ubanze gutaha. Nahejo narara bizagusaba ubusobanuro, kankubwire nubwo ntacyo yagukoraho cyangwa ntacyo yagutwara, ndagira nkubwire ko kwikura hiryo joro yarayeho ngaho wowe nawe mu nzu bizakurushya
kuko turi abantu. Ntimugahurwaho Satani. Nemera ko ijambo ry'Imana tubuza guca imanza, ariko hari igihe uduha sije yatuma duca urubanza. Urabizi ko wasigaranye abana batatu, bose bari ku ishuri muri sogonderi, umwe yiga Ishyogwe, undi yiga Ishyira, undi yiga Nyakinama. Gusa umushyitsi waraye Imana, yego mwasenze uramusengera ngo umwana agiye no mu mwuka akagira Imana we ajya mu cyumba cy'ujya mu cyawe, Yesu uzabibwirane. Bizasigara bizwi nande? Na Yesu wenyine gusa, ariko twe nta kizatuma tubimenya. Ubwo ndi ku kintu cyo kugira ubwenge, kwirinda imikorere yose Satani yakoresha ngo izina rya Kristo rigawe muri mwebwe. Amen. Pawulo na Timoteyo yaramubwiye ngo mu gice cya mbere, rwandiko ni urwa mbere, dusome rwandiko ni urwa mbere igice cyaho cya mbere umurongo wa 18. Dusome. Yaramubwiye ngo mwana wanjye Timoteyo, ndakwihanangiriza nkurikije ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe, kugira ngo buduheshe kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Uwo mutima bamwe barawuretse bahinduka nk'inkugi imenetse kubyo kwizera. Muri abo ni Humenayo na Alexanderi, abo nahaye Satani kugira ngo babyigireho kudatuka Imana. Mwana wanjye Timoteyo, nimunamuke, ndakwandikiye nkwihanangiriza, kandi nkwihanangirije mbitewe n'iki? N'ubuhanuzi bwa kera bwahanuye ibyawe. Haleluya. Kambabwire, nimwumve yemwe bana, nimwumve mutege amatwi. Muhuguke muri iyi nzira, muri uru rugendo byo mwita umugambi w'Imana kuri twebwe. Mugomba kumenya ko Imana ibivuga mu buryo butatu. Tubeshejweho n'umugambi w'Imana, yego, ariko ishobora kuvuga mu buryo butatu. Ni mu bikurikira, ababyandika mu byandike, ababifata mu mutwe mufite mu mutwe. Hari ibyo itwibwiraho. Uwo ni Dawidi wabivuze. Mana, imirimo itangaje wakoze ni myinshi, ariko n'ibyo wibwira kungirira nabyo ni byinshi. Urumva hariho ibyo Imana igira ite? Itwibwiraho. Yeremiya 29:11, nzi ibyo nibwira nzabagirira. Urumva hariho ibyo itwibwiraho. Haleluya. Cya kabiri, hakaba ibyo yatuvuzeho. Imana nishimwe. Ibyo yatuvuzeho ni ibintu itabwirage, itabwira wowe, ikarenga ikabibwira Archidikoni, ikabibwira Kanoni, ikabirotesha mama wawe, ikabizanira papa wawe mu nzozi. Ibyo bintu tuvugaho aba ari ukugira ngo akenshi kuna kubibwira uzagufasha mu rugendo rurerure rw'umugambi wayo kuri wowe. Hari ababyumvise ibyo ntuvuze? Ntabwo mubyumvise. Kandi iyo urimo kwigisha umukambwira ikintu abantu batumvise. Mvuze ikintu cya kabiri cyitwa ibyo ikuvuzeho cyangwa yakuvuzeho. Ibyo ni kuvugaho akenshi ikunda kubibwira cyangwa kubyereka mu iyerekwa cyangwa mu nzozi uzagufasha, yego, mu rugendo rurerure rw'iki? Rw'umugambi w'Imana kuri wowe. Ibya Yosuwa yabibwiraga nde? Mose. Haleluya. Haleluya. Ibya Isaka yabibwiraga nde? Aburahamu. Ibya Yakobo bikabibwira Isaka. Ibya Timoteyo rero yabibwiraga nde? Pawulo. Muri iri jambo ntukange ko Imana ikuvugaho. Haleluya. Uko abantu barimo kubwira ibyawe nabazagufasha mu rugendo rurerure, mu nzira ndende itoroshye izakugeza ku mugambi w'Imana kuri wowe.
uburyo bwa gatatu ni iby'Imana ikwibwirira ubwawe mu nzozi ukarota, mu ijwi ukaryumva, cyangwa ikagutuma haba abahanuzi ariko nawe ukabyumva. Pawulo yandikiye Timoteyo aramubwira ngo ibyo bintu Imana yakuvuzeho rero, yakubwiye cyangwa yakuvuzeho, bikwiriye kugutera kurwana intambara nziza, ukomeje kwizera kandi ufite umutima uticira urubanza. Ndagira ngo tuvuge gato kuri uyu mutima bavuze hano ngo uticira urubanza. Umutima ugira imikorere itatu mu muntu. Trois fonctionnements. Imikorere ngahe? Itatu mu muntu. Icyo mucyumve rwose. Umutima w'umuntu bwa mbere umukoreramo witwa umutima uhana cyangwa umutima nama, cyo bita conscience. Umutima nama nibyo nababwiraga mu kanya, ushobora kukubuza ibintu abandi bose bakuje ukananirana, ariko wowe wonyine ukabikubuza. Yego, mutima nama wonyine. Asanga umugabo hariya yigize akaraha kajya he, yigize imbogo yose, akavuga ati ndarwana bagenzi, ngiye kurwana, ndaje ngiye mu rugo mbika ikoti, ndaje ndwane aharaga umuntu, nta soni. Akaba aragiye yikoresheje mu rugo, azanye inkoni ye rwose y'umuzo, data we n'indi wenda y'impiri ndetse n'umuhoro wari utyaje, atumva aka kabari karagwaho umuntu, umugore agafata, abantu bose agafata, uwahaza amagare wese ankureho, asoni ndashaka kwica umuntu, ego Yesu Kristo. Ariko mu by'ukuri arimo yikunenga hariya yikaraga n'umuhoro we n'inkoni ye, mutima nama ukamubwira ati ariko uriya none wamukoze inkoni imwe cyangwa utari wanayimukoza, abasindi bose bakaba bariyegeranyije, bakaba baraje bakubagiye ibisigo, ugasanga intumbi iguye aha. Niba ari inzoga bakwimye cyangwa ari iyawe banyoyeho, taha uzagura indi cyangwa uzareke kongera kunywera aho banywera. Umutima nama wonyine ukamukatisha, nta polisi ije aho ngaho, nta kira gutabara. Umutima nama. Yemwe bako muhungu akakuzongereza, akakukuba we, kakuzunga ungaguza muzunga, kakwicira ijisho, karerembura, kavuga amagambo mana, kagutera imitomu, ugasindagana, wumva rwose wari umaze guhonga neza uganjijwe. Mutima nama ngo ariko icyo ngukundira umwe kabya, uvuga ucecetse kandi uvugira muri wowe. Harya nk'ubu ngubu ko nta wamenya iby'Imana ikora, ugakoshyizemo akada, witeguye twita amezi 9, witeguye ibyahi n'ibigomo. Ubugiye kuzatwarira rero, utangira uruhu rw'ibiryo, utangira ujya ucira mu rugo, ubwo uzabwira soko yose sima uyivanye hehe, ugiye n'umukoro gucira muri korari, uhagatwa ku rusengero hose. Umutima namukumvura kubujumva, ugahita umwita rero Andrew ndumva ntazi uko mpindutse, please ntubona ibirenge. Niba iki ngiki aricyo twatandukaniraho tukaba aricyo dupfa, genda tugipfe, sinzabura undi unkunda. Ale uyu mwanzuro ko nabonaga wahonze warabiranye, amahane yose yashize, wemeye, ubaye uti tumva, niyumvise mu mutima umbwira ngo mbese muri make utambaje byinshi, cishwa aha. Nta mama ukwandikiye message, nta shangazi ugishije inama, ni umutima gusa nama uguhanye. Uyu mutima mureba ku mukristo ho uba warafashe indi ntera. Haleluya. Iyo uri umukristo wafashe ubukristo nk'ubuzima bwawe, uyu mutima, amen, uyu urakuyobora pe.
ukaguha kunesha ibyaha. Kamabwire, uzi ko no mu isezerano rya kera Imana yajyaga, kandi muzi ko mu isezerano rya kera umwuka yari atari yaza kuba mu bantu, yajyaga bazaho. Ntabyumvise? Yajyaga bazaho. Muzasome Samweli wa mbere 16, musome igihe Mose mu kubara ngo umwuka w'Imana muva akajya ku buri wa 70, umwuka yajyaga aza ku bantu. Abacamanza 13 kuri Samusoni yajyaga amuzaho. Ariko kuva icyo gihe cyose ngo Imana yakoranaga cyane n'imitima y'abantu, umutima nama hano. Umudamu wari urahanga nijoro arimo kunsomera Bibiliya, uyu munsi byamugenda ikibite none ko mudamu gahose tibuka hari umudamu rwose nijoro nsomeraga Bibiliya, ntihajya ngo turi bumwibuke. Fata Bibiliya, namwe mufate Bibiliya mu ndebere amagambo ari mu gitabo cya mbere cy'Abami, Abami, ndashaka ko muri iryo jambo ibice byaho 8 ngaho nsomera aho hantu. Uransomera gusa umurongo wa 37 n'uwa 38. Ubundi ijambo nshaka nimwo riri hariya, ariko rimwe ni complement y'irindi. Hera kuri 37 wumvi. Inzara nitera mu gihugu cyangwa mu giga, yego, cyangwa kurumbya cyangwa gikongoro cyangwa inzige cyangwa kagungu, cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo, maze umuntu wese akagira icyo agusaba cyose yinginze, cyangwa ubwoko bwawe bw'Abisirayeli bose uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara yo mu mutima we, akarambura amaboko ye yerekeye iyi nzu. Akantu nshaka nakavuga ngo uko umuntu wese azajya yimenyaho indwara yo mu mutima we. Bibutse ko ahangaha ni isengesho Salomo yarimo asengera inzu y'Imana, asengera n'ubwoko bwe. Nabyumvise? Ahangaha yari yujuje urusengero, hanyuma hari ku munsi wa inauguration kurutaha ku mugaragaro. Hari ibyo yasabye Imana, hari ibyo asabira inzu, hari n'ibyo yasabye ubwoko bw'Abisirayeli. Ntabwo ati ndabizi aba bantu bazakurakaza, aba ngaba urabazi. Ejo bazajya bagutera umujinya nibakurakaza, ubateze ibyago, bateze inzara, bateze igikongoro. Igikongoro murayizi? Igikongoro murayizi? Ni indwara y'urutoki. Gikongoro ni indwara y'urutoki. Barabyumvise? Naho kagungu y'ibishyimbo ni y'ibijumba, imigozi. Bishyimbo ushobora kurwara icyo bita ahubwo inanda. Ni igisimba gica munsi kikabikatira hasi, byayitwa inanda rero. Kabateza kurumbya, kabateza mugiga, kabateza inzige, yego, cyangwa kagungu, cyangwa ababisha nibabagotera mu gihugu kitirimo imidugudu yabo, nubwo hazatera icyago cyose cyangwa ikindi cyorezo, maze umuntu wese akaza imbere agira icyo agusaba
ariko abanje kwimenyaho indwara ye ya hehe yo mu mutima we. Hari igihe nsomera ijambo ngibaza ko imisengere y'abantu muri no misiteye gute. Umuntu yabeshye kuri telefone uyu munsi, yego hari umuntu yahobera aramukandagura aramukora nabi amutasye byose aravanga. Uyu munsi yibye kuri kese yagavuye. Uyu munsi yakoze ibintu byinshi. Umumotari yariye amafaranga ya shamburaheri n'ayipine na reyo byose aribyo. Buno umumotari mvuga. Umushoferi nawe yanyoye sanse niba yinyesha igikombe n'irahu ariko yanyoye tu. Agera ngaho imbere y'Imana ati data wa twese uri mu ijuru, uri data nturi data wacu, haleluya. Rabbi Elohim mutagatifu turagushimiye. Abana b'abahungu bawe twaje imbere yawe mwami Yesu Kristo. Harimo azunguruka yikoza hariya abahungu bawe twaje data. Abana b'abahungu n'abakobwa twaje kandi rero tugusaba ubyumva bidukorere. Nutabikora umurimo wawe uraga wa Rabbi. Ngo ngwiki. Ngo n'ibintu wiriwemo utangiye kuyitanika ngo ibikore vuba. Nibinyanga nibigafu. Nibinyoma n'irari ryinshi ry'ubusambanyi. Hano haravuze ngo mbere yo gusenga, mbere yo kugira umucyo musaba Imana, umuntu sijya abanza yimenyeho indwara yo mu mutima. Narimo mbereka iki jambo ry'Imana rivuga ku mutima nama. Haleluya. Dutambuke ndashaka kubasigira wa mwanya bavugaga. Nyumba y'umutima nama ari wo mutima uhana, wa mutima wakubujije, wa mutima wakugiriye inama, wa mutima wanze kugira ngo sigaho wikora ibi bintu, wikora ibi bintu wijya hariya. Iyo hagize ikintu kikubaho rero wanze kuwumvira ukagikora ukabikora, uguhindukira umutima ugucira iki urubanza. Ibyo bita romoru cyangwa culpabilité. Unakumva rwose pe yabaye coupable, ababajwe nuko ibi bintu yabikoze. Reka mbabwire, ibi mbabwira ku mukristo birushaho kuba byiza, ariko n'umupagani bimubaho. Umupagane udakirwe niyo mvugo uko. Iyo mu gitondo madama mwatse isukari y'abana ngo banywe igikoma, madama unyatse isukari, ngo abana babone uko banywa agakoma, najya kureba mu ikofi ngasanga nta n'inote ya 5 irimo, ubwizo naraye nyoye zinshizemo, umva zihita zishira. Akenge kakagaruka nkibuka yuko ejo nanyuze ku kabari ko kwa Ruzagiriza mfite 20,000 mu ikofi, none 20,000 yose yarangiriyeyo. Nibwo ubona mwara nkaca mu cyanzu nkanyura munsi y'urugo ngahita y'urutoki no ku kimoteri nkanyura inyuma ku ruyuzi no ku rubingo hakaba nagiye. Ni nayo mpamvu uzabona bene umugabo ataza kurya ku manywa, abafite isoni zikomeye cyane. Ibyo rero nibyo bantu bamwe muri bene wacu bise kwicuza. Buriya kwicuza ni regretter mu gifaransa, ariko ntabwo ari repentir. Kwicuza ni ukuregreta, ni ukubabazwa n'ibyo wakoze, tandis que repentir cyangwa repentance ni ukubireka, gufata icyemezo. Iki cyemezo umuntu abifatira, Pawulo yandikira Abakorino mu gice cya 7 yavuze ko umuntu ngo kugira ngo abireke burundu abiveho ni ukubanza akagira agahinda ko mu buryo bw'Imana. Akwera agasobanuye, aravuga ngo agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa. Haleluya. Kabanza ukabazwa n'ibyo bintu, kavuga madame, abana banjye babuze isukari yo kunywa, seri nta nagake basi utireka da
turi gusukara nga data we ntayo muheruka gakobwa gako uswiye bana ba mubuza gasukari bana ba nayamariye hehe mana amare umugabo atemba ajya mu nda akabebera atya. Buriya amajoro yose abanyabyaha bataha ntabwo ari uko nawe yanze kugera mu rugo kare, ahubwo aba yaragize ibintu by'ibizinga by'umugayo byinshi kuri mwebwe, akumva arashaka gutaha mwese mwaryamye n'amatara yazimye. Niyo mpamvu mu gitondo iyo umurebye ukagira ibintu mwibutsa muri bya bikosa bye, aba afite za defense yashyizeho zo kuvuga ngo ntukanyubahuke. Ibyo kuntera umwako ntasoni, ntabwo utangiye kuntera umwako uvuge niyongere ngirane nigendere. Ariko mu by'ukuri haba icyo bita kubyicuza, kuregreta. Kweri 20,000 inoti nke za 5 nzirangiza ku kabari, abana njye bazusukari. Nuvuga ngo n'abapagano bwabo ibyo bintu bibabaho. Ndaje mbere cyo byanditse. Ariko ku mukristo noneho wafashe ubukristo bwandika nk'ubuzima bwe, cyo kintu kimurya kikamucira urubanza mu mutima ukabura amahoro, akumva ntiyabirengaho ngo asenge, akumva ntiyatera urusengesho ngo avuge ngo mwami Yesu. Ngubwo ubukristo bene data, kutabasha kubirenzaho isengesho, ntubirenzeho indirimbo ngo uririmbe. Niko umuhanuzi Amos yavuze. Amos ntago ari Mose, utandukanye Mose na Amos. Umuhanuzi Amos uyu nguyu hafi y'abana humu yaravuze ngo cecekesha indirimbo zawe, hoza urusaku rw'inanga zawe, kuko ntashaka kumva izo ndirimbo zawe. Ubanza ushake gukiranuka n'imanza zitabera. Haleluya. Imikorere gatatu y'umutima ni ikibazo twasomye hano kiswe umutima utaducira urubanza. No mu Heburayo harabyanditse birahari, harabikoresheje havuga ngo imitima nitaducira urubanza tujya gute? Turatinyuka imbere y'Imana. Haleluya. Ngiyi mikorere itatu y'umutima. Iyi mikorere uko ari itatu y'umutima niyo ishoboza umukristo guhindura ingeso ze, kugenda agira ibintu abaturwaho rwose, anesha. Haleluya. Iyi mikorere y'umutima niyo ituma umukristo yimenya bidasabye kurondorwa. Si ngombwa ngo habeho kurondorwa. Abantu bahawe impano z'Imana baze bakurondore bavuge ibyawe. Pawulo yabwiye abakorinto aravuga ngo ariko nimwimenya ngo kiretse hari mubaye abagawa. Ubukristo bwahindukiye ubuzima. Iyi mikoranire uko ari itatu y'umutima we nawe ubwe niko ikora. Mu Baroma igice cya 2:14 haravuga ngo n'abapagani badafite amategeko ubwabo iyo bakoze iby'amategeko ngo baba bihindukiye amategeko ku bwabo nubwo batayafite, kandi abapagani bajya bakora iby'amategeko cyangwa bakabyica. Yego, ndenda gufata ingero nkeya nsorezaho. Ntabwo nakwirirwa mbaza ngo hano ninde batinze kwambara inkweto, nabona benshi, kuko ibyo byose usibye abana batoya hano n'abasore bavukiye mu mujyi matara yaka, mu byo yashyize mu bintu yambaye bwa mbere bamugurira inkweto zazirimo. Umva wamugiranye nanjye yavukiye kuri Muhazi Buseruka nshora y'inka, gusa nashoboraga nambaye inkweto nagiye muri ibintu by'ingibyo. Abagabo bari aha ngaha atababandi kugenza ibirenge mwanyemera mukamanika
muranyemera se ahubwo nicyo kintu kinyica yego rata mujye mumbere imfura mugire muke. Abagabo babana kugenza ibirenge bakabigenza kugeza ubwo ibirenge birya amasara bwayo bikayajugunya inyuma nk'ipine y'amano mashyashya. Abo ngabo nibo mushaka rero kumva neza. Munakamanuka ahangaha akabagari kose akazamuka agacuriro amabuye yajugunya inyuma Bumbogo yose na Nduba n'Gasabo hose ku buryo ikirenge kiyata inyuma nk'imodoka y'ijipe. Ibuye rikagukeka icyo gisebe kikazivura. Byabayeho aha vuba aha rero sinzi imyaka ishize umwami abagirira neza ntashimwe cyane. Data nashimwe buri Imana yakoze ibintu byinshi imaze gutunganya aho twita imbere irasohoka n'inyuma irahatravaya iraboza irabakubira bakunyura. Data wa twese we ikirenge kiragenda kiranoga ku buryo ubundi mbere washaka kuba wararana n'umuntu waba uri muhindukira cyangwa winanura wamukubita uwo mwate atashye kabura muketse rwose akavirirana. Nibyo neza gusa urimo winanura utya nijoro ukaba umukubise wa mwate ukamukeka pa. Yabayeho harabaye ntihakabe. Ariko ubu ngubu aho twambariye inkweto ndababwiye ngo ntabwo nzi igihe tumaze tuzambaye ubwo ntabwo tukinganya. Uzi ko biba ejo ariko nduva ejo nambaye inkweto ndimo mva mu nzu gusa njya mu modoka wahonye kano iwanjye iyi modoka irajya ku muryango nsohoka mu nzu njya mu modoka mba naryumvise. Ibuye ringana gutese nta nubwo ringana n'umuceri kaya kabuto k'umuceri nta nubwo ringana cyo koreka bijone ryamera nk'ishaka ryamera nk'agasaka. Alala ako kasenzi kakabuye ubonye kanona gidega cya ngiranya ngo mbanze ndeba ahantu nkagiye gute nkavanemo Yesu Kristo yewe gasanga tuyivanye murayukunga umuyura ngo ndavana mwikira umva iryo buye rimburire kugenda nkahagarara nkava inkweto nkayihuha yose. Nyamara gravier twaraziryaga n'amano kabisa. Bagabo muraha Kristo yadukoreye ikintu. Ukayirukanka mujya kugarura inka ukayirukanka maze zigucitse zigiye gushoka kandi batari bamara kudahira tutudaha kwimira inka ngo zibanze badahire hacomoka nk'eshanu ukazirukanka mpaka zose utangiriye ngo zidasanga umudahizi he kwiriba ku kibumbiro mu manyagwa y'amabuye angana ikisi tarara none buri rimwe rirajyamo ukanonagira mpaka urivanyemo. Cyampa ngo ubukristo buhinduke ubuzima bwacu n'akabuye nk'ako katwinjanye tukamenya. Cyampa ngo ubukristo buduhindukira ubuzima n'akantu nk'ako kinjiye ntamenye. Mes amis, hallelujah. Ntabwo nigeze ndwara imvunja na rimwe. Icyo gose ni ikintu ntazi pe. Muzima ntabwo imvunja kuba mu nka. Bura nta muntu ukandagira mu ijandwe mu isayo ry'inka byo bitinzarwe. Amaganga yivanze n'amase n'ibyondo nta muntu uba muntu ushobora kurwara iki imvunja. Cyo mucire mukizi niba nzagushakira hano isayo ukaza kwinika musimbizi ariko icyo nkubwiye nuko nta muntu uba muhugira ute kwara imvunja.
ababizi barabizi, sinkabije. Ariko icyo nzi ni uko akavunja kamwe akaba ari agasa gato cyane gashobora kuraza umugabo ku ijoro. Ndabeshya? Akavunja kamwe kakuraza ku ijoro, kandi ubwo nyine umugabo araye ku ijoro ntujye ngo niwe wasinzira mwa badamu mwe. Atangira atya kuba mu ihango ry'igitanda rya uko kuba harya sinzi ibintu amiraza by'ibicandwe, sinzi ibintu anyunyuza nyungutira. Yajya akaza gutobora kamwe gatako madam, niko madam. Mu by'ukuri ubu ngubu uranyumva cyangwa ntabwo wanyumvise? Utse mutware rwose nkumva wabaye ikise cacaka rwose nta byawe akubona arashatse cyangwa imvunji ndaze ku ijoro aha ngaha sha kandi ubwo nta tara, nta gatadowa, nta bushi, nta kibiriti, na cya gisira twakazunguje muziko byazimye. Nuko akarara cyo akavunja kamwe doraka mpaka gahanduwe mu gitondo ndi bucyari cyo kintu ukora mbere yuko avanga. Hari igikwasi cyabaraka da urushinge sereka da ubundi gushaka ikintu cy'uruhindu cyangwa bagasongura umusimari. Ariko uratekereza yuko hari umuntu ufite imvunja iryine, imvunja iryine, mirongo 50 ku gitsinsino, 50 imbere, 20 hariya, izindi bene hariya, iryine ku kirenge kimwe pe zaraje ziraturana neza, zakoze umudugudu. Wibwira ko nawe zikimurya? Tumvikana hangaha ziracyamurya? Never. Nta muntu w'umunyemvunja ubukiribwa n'imvunja. Nakada hashwe kubera iki? Kuki zitakimurya? Mwibwira se yuko zitaryana? Ahubwo iya mbere yaramuriye arabinegrija, imuriye amajoro abiri arametriza, nayo kandi ibonye nta muntu uyivanye aho ngaho ihamagara famiye, ziraza ziratura. Imwe iti twabonye pariseri gwira tuzayibyiganiramo ariko tuhature. Ugasanga umuntu pe ikirenge cyararangiye ariko nta mvunda ikimurya. Bivuga ngo suko imvura zitaryana. Iya mbere nawe yaramuriye, ariko kubera ko yageze hamenyera uburibwe ubu ntago akibyumva. Uko ni ku mukristo utaribwa n'icyaha ngo kimurya kimuraze ku ijoro, icyo cyaha kizahamagara n'ibindi. Habanje amagambo urayavuga ntihagira ikintu kikurya, hazira riraza ntiwatura ngo bivuge utake. Kuba utaratatse kuri 2 rero 4 bizaza haze 7, ushiduke wabaye nk'uko abandi bose bameze. Igitangaje nuko Kristo ajya agera aho ngaho bene nkabo ntabihanganira iteka ryose, akabasohora nk'uko yasohoye nde Yuda. Burya ni umuntu aguye, umuntu waguye akarundu kagasohoka akajya mu byaha agasubira mu isi agasayisha kerura, abamaze igihe hari ibyo arwana nabyo tutamenye. Ariko kikubwira umukristo muzima, haleluya, yaturira abandi intege nkeze, abwira abandi aho yananiwe. Umunsi Satani yampemukira arangusha, yego umunsi agakira akaba arihanduye rero imvunja. Mwama dufashe cyane, haleluya. Ndagira ngo duhagarikire ahangaha, dusoreze ahangaha. Ubona umwanya wo gukora ya gahunda nufise bavuga yo kugira icyo muvuga ku nyigisho zabayeho. Ariko nukuri mbifurije kuba Kristo bwaduhindukira ubuzima neza neza, bukaba ubuzima, haleluya.
bugahinduka ubuzima bwacu kuva izuba rirashe kugeza rirenze. Haba hari ikintu kitagenze neza ukumva urijene, ukumva kirakubabaje, niko umuntu muzima amera. Ndifuza ko hari umudamu umwe waza hano, wenda bagize haza Odeta, wavuze ko tuziranye kera, yaza nkamubwira naze twigishe akantu kanyuma kageranye n'ubuzima bwo kwezwa. Mu gihe Odeta kiza, mwaba muzi icyo bita kugira umwanda no kuba umunyamwanda. Yego, kugira iki? Umwanda no kuba umunyamwanda. Uyu munsi nshobora gusura Odeta ngasanga yakoze imirimo ituma agira umwanda. Odeta mu gitondo yabyutse arakuka amase y'inka, birangiye Odeta ajya gukura ibijumba kandi bigira amakashi. Ibyo bivuyeho Odeta ajya gukuraho ibikonko by'ibitoki benze ejo. Ibyo birangiye Odeta ajya kumena ivu ryose ryo mu ziko. Mbese Odeta ubu yahindanye, kandi musuye nyine yahindanye pe. Ariko mu by'ukuri Odeta si umunyamwanda, ahubwo uyu munsi yakoze imirimo ituma agira iki? Umwanda. Please, ako kantu mukumve neza. Nimureba hano, mbabwira ikintu muzaniye. Bene uyu mukobwa cyangwa uyu mudamu, reba hano. Bene uyu mudamu cyangwa umukobwa usanze afite umwanda, yanduye, ikizakubwira umuntu wagize umwanda atari umunyamwanda, niyo urimo kumusuhuza, ntabwo agusuhuza wese nk'usa neza. Oya, aguha iki? Zana, aguha amaboko atya, ugasuhuza, ukaramutsa ahangaha, ariko intoki akazikwima. Abyumva? Ahubwo ati musanze dusa nabi. Hari n'igihe agira cyangwa ngo musanze dusa nabi, ngo mwihangane. Musanze dusa nabi, ngo mwihangane rwose turaje, mana yanjye, musanze tukiri mu mirimo, mbega ahari urugo rubamo imirimo, mana yanjye. Cyokora nyine ubwo hatangiye gucya, ntangiye kwicogoza da. Ako nimwe mwicaye ni karibu, reba nawe. Urabona ntabwo ashaka no kugukoraho, kuko yiziho ko hari ibintu byinshi byamwanduje. No kukuzimanira biramugora akimeze gutya. Aho ugasanga agiye muri dushe, arakarabye, amen, harisize, arasokoje, wenda hari hagiyemo n'ivu kubera ko yamennye n'ivu, arangije ahindura n'umwenda, akajya yagaruka muri saro. Yemwe ntabajya bagaruka muri saro mukongera mugahoberana, kuko yumva cyagihuza. Mu by'ukuri ntabwo mwaramukanije, kuko arumva, mbese ntabwo azi niba wanaje ntimwaramukanyije, ukabona musubiyemo muramukanyije ngo nuko ari bwa asa neza avuye kwitunganya. Ibi biravuga iki rero? Biravuga ngo umukristo nyawe, amen, iyo yagize umwanda byimenyaho, ntiyanduze abandi. Haleluya. Ntiwanduza abandi. Kabuti iki kintu cyanyanduje, mana mfasha ndinde ngikira ntanduje abandi. Yesu abafashe. Twuname gatoya twese, twuname imbere y'Imana twese, tuhaturize gatoya. Niba hariho ushaka gusaba Imana imbabazi no gusengerwa, gahoro wicaye mu mwanya wawe, uhaguruke dusengane Imana. Ubishaka, ijambo ry'Imana ryakoze ku mutima, haba ejo haba uyu munsi, ukaba wumva hari ikintu ushaka kubwira Yesu ngo ahindure muri wowe, haguruka mu mwanya wawe dusengane Imana mu izina rya Yesu. Murakoze bashiki banjye, murakoze bene data, murakoze kumvira Imana. Ubwo nibwo buzima, nibwo bukristo, kumvira Imana. Ubwo nibwo bukristo, kumvira Imana. Kumenya ngo iri jambo, Mana ushatse kumbwira iki? Mana sintahe uko naje, sinshaka gusubirayo ukundi, kandi ijambo ryawe ryamuritse, ijambo ryawe ryamaze kundondora.
rinyeretse ukundi, sinshaka gutaha uko nguko. Mana ngeza. Abahagurutse Imana bagire neza. Ndajya musabe kanoni kahita bamishirira ze hano atambuke, niwe wansengeye yongera asenge, kandi uyu mwanya utuyoborere. Imana ibahe umugisha. Murakoze mwami wacu Yesu Kristo, ijambo ryawe ryatubwiye neza ko ritazagaruka ubusa. Turagushima rero ko hari icyo wakoze mu mitima yacu. Turagushima ko hari icyo ugaragaje ku bwa buri wese muri twebwe, by'umwihariko abahagurutse kugira ngo babihamye, babyerekaniše guhagarara imbere yawe. Turabigushimiye cyane. Reka tubasabire rero Mana, imbaraga zawe zibamanukeho, kandi imbaraga zawe zize zitunganye ibyo mu mitima bitameze neza. Imbaraga zawe zize zongera imbaraga aho intege nkeya zari ziri. Imbaraga zawe zize n'amaraso yawe aze yoze gukiranirwa kose ko mu mitima, kugira ngo bahagarare batibonaho umutima ubacira urubanza, ahubwo bahagarare ari babandi bafite kagahinda kabatera kwihana by'ukuri. Turagushimiye ibyo ukoze mu mitima yabo. Turagusaba kugira ngo baguranire. Turagusaba kugira ngo ushyiremo umunezero. Turagusaba kugira ngo ushyiremo ibyishimo. Turagusaba kugira ngo ushyiremo amahoro. Turagusaba kugira ngo ushyiremo umutima w'ubwenge. Turagusaba kugira ngo ibyo byose werekanye intege nke buri wese yayibonyeho, hari imbaraga zawe zinyuranye nazo zo gutuma agiye kurushaho kuba muri bwa buzima bw'ubutsinzi, bwa buzima bukuranga, bwa bwiza bwawe bumugaragareho muri kino gihe cy'umwijima. Umucyo wawe umumurikire, turindwe ibibi byose, kubera ko niko waduhamagariye. Turagushimiye cyane rero Mana, umugisha wawe ugumane n'abantu bawe, amahoro yawe ataye mu mitima yabo, kandi ntutume baceceka kubivuga no kubihamya, kubera ko hari icyo wabakoreye gikomeye mu mitima yabo. Tubyambaje kwa Yesu Kristo umwami wacu. Amen.